Hari ukuntu uvuga ngo reason to imagine telefone zimwe za Airtel ngo ntabwo zifunguka data za MTN, ariko ndagira ngo nkwereke ko ibintu bishoboka cyane ko telefone ya reason to imagine yafunguka connection kuri MTN. Okay, tugiye kujya hano muri setting nk'uko uri kubibona hano hejuru dufitemo simukadi ebyiri, harimo MTN ndetse na Airtel. Tugiye kujya hano muri setting gutya, sibyo? Niturangiza turaza gutegereza. Rero tujya hano handitse network and internet gutya, sibyo? Noneho turaza tujya hano handitse sim. Okay, uraba ko harimo Airtel na MTN. Noneho atumanza dufungure data hano hejuru kugira ngo urebe aho ziri. Okay, urareba ko hano hari simukadi ya mbere ya MTN, hakaba hari simukadi ya mbere ya Airtel, hakaba n'indi ya MTN ariyo ya kabiri. Noneho ugiye kujya muri setting z'iyingiyi dufungureho connection kuri Airtel, sibyo? Urareba ko hariya hejuru zagiyeho, sibyo? Noneho tugiye gushakisha uburyo twafungura connection kuri MTN bikaba nka hariya hejuru nk'uko uri kuri Airtel kuntu zaje. Nibyo rero tugiye kuba twakora. Okay, uramanza uze hano kuri Airtel uhakirika. Numara kuhakirika urategereza. Noneho uraza hano hantu aka kantu gafunguye gutya gafunga. Sibyo? Yizgo uruyikuyemo ya mbere ya Airtel uraba uyifunze, sibyo? Okay, ahita nkonsigremo MTN ubibona hariya hejuru. Noneho urasubira inyuma hano hirya, sibyo? Uhite ukanda handitse internet. Hano handitse internet uhakirike gutya, sibyo? Numara kuhakirika rero uri gutegereza, sibyo? Urahita ubona ahantu mu nguni harimo akantu k'agafureshi gasa nk'akigondetse gakoze uruziga, harimo n'akandi kantu mo hagati, sibyo? Uragakirika urategereza. Urabona ko simukadi ya MTN iramanje ihita yikuramo, sibyo? Noneho urategereza yongere yireodinge urebe uko iragaruka imeze. Iragaruka simukadi ya MTN yafungutseho data nk'uko uri kubyibonera, harazamo akagambo kanditseho connected. Urabona ko hari hejuru tayari, hariya hejuru urareba ko connection hariya zafungutse za MTN, sibyo? Noneho urareba ko hasigayemo simukadi imwe, kandi twebwe dushaka kuba turi kuri rezo dufite simukadi zacu ebyiri, MTN na Tigo. Uraza ujye muri setting, nurangiza muri setting ujye hano handitse network and internet, sibyo? Nurangiza ujye hano handitse sim, sibyo? Nurangiza ujye hano kuri sim ya Airtel gutya. Nurangiza wongere ufungure ka kantu wari wafunze Airtel garukemo, sibyo? Noneho urareba ko Airtel yacu yagarutse kandi na MTN yacu ifite connection zafungutse tayari. Ya guys, nizere ko iyi video wayibonye kandi hari ikintu ubonyemo ku bantu mwari mufite simukadi za MTN ugasanga ifiteho data ariko ntiwazikoresha kubera ufite reason to imagine. Byakemutse rero nabazaniye video kugira ngo mwese mubirebe mubimenye. Okay, tuzasubire mu yindi video rero. Iyi video nibigushimishije isharinge ku bandi bantu ibagireho, ndetse ukande na like ndetse na comment mu byubahiro byawe.